n'izina rya Yesu kandi se wowe uturutse he ndashaka kumenya ahantu uturutse gashyiga gushyiguye noneho gushyiguye kuvanayo mama urumva ryari yo jambo akambajije ubu ngubu bwa mbere twikimbura n'iminsi ishize abase niba wari uzi kuzanyenga gutya ubundi bamujyariye iki tuvugisha ukuri none se ahubwo ndashaka kumenya ubu rero wumvaga ugiye kwinjira nkarira nkaguhobera nkishima rwose ngo umwana aragarutse yego nibyo washakaga ngo nkore nibaza impamvu watumye ndindagana gutya hari igihe nanjye nibaza impamvu yatumye mutwita namara kumenya ko nanagutwite sinkukuremo se niki nagukoreye basi kitumunya nicyo utankuriye ahubwo se byari igihe nyine atari mu mwanya ubaye bitekereza gutyo byaba bishimisha kurusha niki se utankuriye ureba ukuntu nari maze kubasa neza nimereye neza nta muntu ukimenya ko mfite indushyi nkawe reba ubuzima bwiza urabona ko nasaga ariko wasezesa ubuzima bwiza nari maze kugeramo niki ubu gusa wowe uravuga ngo ni Cobby urambangamira kuri rwo rwego nkubonye gitunguka ahubwo nkabona n'umubiri nari mfite ushize byumvishe sicyo nakubwira cyo nanagusize ubu ni ubwanyuma mbonye bwanyuma ariko tuzongera kubona ngo kera cyane umuntu yarapfuye bigatugora ariko ninde wakubwiye se ko ijuru rijyamo ibice umuntu ajya mu ijuru yuzuye kandi wowe ahubwo uvuga uti ubwo niba ari kujya mu ijuru nzahajyayo sinzi aho uzaba uri ibimuga n'ibimugaye n'ibituzuye n'ibigeze gute sinzi ahubwo imana izagenda ibihengeka aho niho uzaba ndebera ngende mu ijuru kandi uhisemo neza uhisemo neza rwose kudakomezanya n'andi buzima bwawe genda uzagwikuye uje kunera impuhwe hari ikintu kimwe cyaho gusa no ntabwo reka nikora ibyo nikora kuri mashini no gutakaza n'igihe cyanjye gusa niko wabanje basi ukanyumva ariko mwumve gute ubu ngubu aferi yose urayizambije nta kintu na kimwe kigiye nta n'icyo ngomba no gukora kugira ngo njye nta kintu upanga n'uriya muhungu nta kintu na kimwe upanga n'uriya muhungu kubera uremera ukanabivuga mu kanwa kawe ukabyatura uzumva ndi kukubeshya ubundi urabona ubu ngubu nagenda nkabwira Shyaka iki n'ibyo yamaze kubona ibiki ariko yabonye nta kintu yabonye ubu koko uko ari uko nari ndi kumutokora ubu koko ubu ngubu koko ubu nziza iki wowe urifashe ubwawe dupanze diro uzi inzira byanyuzemo uko zingana no kugira ngo ngere imbere y'uramutipe mubwire maze no buretse maze kumwumvisha ibintu byose bingoye arabyemera atereka tujye kureba umwana muganize mugarure araje asanga muri uriya mwanda umeze kuri ako se ni ngewe udashaka gusubirana na Shyaka ko bivuga nkaho wagira ngo njye ntabwo mbikeneye nanjye nzi ibyo nakoze kugira ngo nshake gusubirana na Shyaka sibyo ariko please mbabura basi umubwe ngewe uriya mungu nta kintu upanga nawe nta numuzi nuko nari nasabye inshuti yanjye ko yamuzana yo kugira ngo nyine azasobanurire Shyaka mubwe yuko nyine nta kintu nyine turiyo ariko ubundi ubwenge bwawe butekereza gute udashobora gutekereza ko ikosa ryabaye mbere rishobora kuvamo irindi kosa
basi nashakaga mbere yuko ngenda umifuka kagafoto waremeye uko n'undi waremeye ko kuri ko ninkomeza kujya nguma nishimye niyereka baruza nyereka agafoto kabo basi kandi ko gatware ubwo kumva ko rero ngiye n'abanyibitse ibintu nk'ibyo bitari muri nge bitari no bitazigera binajyamo ubundi si wowe ni umuntu se nawe yapfuye ahagaze nkawe ntabwo rero nge nafata umuntu wapfuye mu buzima bwanjye ngo nahise ajye gutunga ifoto ye nyitunga se kugira ngo nyimarishe iki ngewe umaze gupfusha kabiri kandi umuntu iyo yapfushije undi aramwibagirwa ibyo bimuruhura yapfuye kuri wowe ariko njyawe aracyariho kuko n'undi nawe yagiye basi nubwo nawe nigeze mubona ku butumwa ntanamubona ariko basi wese yigeze amagarara imbere ngo ambwire amagambo nk'ayo uri kumbwira mpamvu ako gafoto nyakangirira akamaro kurenza uko nyine waguma warayijugunya ubwo rero uzajya n'ubibashakira ahandi ngiye kubera ko ntacyo yigeze amarira nta nicyo nshaka kumubonaho naramujugunye gusa n'ifoto munsi nabyo ni ikintu ariko se ntayo mfite bivuze ngo warambeshyaga no kwirirwa nyinshi ntacyo byari bimaze igihe ujya mu ngaho widagadurira ahubwo n'ubushatse wambisanga umaze mwidagadura ibyo wasabaga byarangiye none ngiye kukubisa nabonye indi famiye ga nta muntu wangwa n'abantu bose nawe ngiye kugira famiye ishobora kumvikana n'itaho ariko mana nyagasani cyo kora abantu ariko mwagiye mwimenya abantu mwagiye reba uko usuku nuko umeze uko uraho uryamye muri ako kagare nako nagiriye impuhwe kakugurira ngo famiye yagukunda ahubwo bwabujije bwa buracyakurimo uguze umuntu wundi rukundo kumbe n'ibyo warosigaranye bagiye kubitwara ahubwo urebe neza cunge neza nugerayo ukajya no kuryama ntusinzire kuko baratwara n'impyiko zari zisigaye batware n'imyijima batware nawe ngo wabonye famiye urabona se nkawe ninde muntu wagukunda urabona ninde muntu wakugira umwana wowe ninde muntu wa baba we bagiye kugutwara n'ibyo wari ufite ntugire ngo hari izindi muwe sinjya mbyumva se njya mbyumva da nk'abantu ngo bagurishije impyiko abantu bagurishije iki ugasanga abandi birabakiza wowe bagiye kubigukuramo utanabizi kubera ubujiji bwawe yawe wabonye abagukunda abantu bose ntabwo babizi kimwe nawe urushanye nawe umwana imbabazi aba agiye kumwica genda wari ugiye kubikemura rero niko byarangiye nyine urumva ubu abantu bose uzajya ubatuma kugira ngo bakuvugire kuri Shyaka wanze murya naje gusanga nta n'ubundi rushatse ubu njyamana nande kuba naryamanye nawe ntabwo biguha uburenganzira bwo kuko birigaragaza biriya ni ibiki ibiki ariko ibiki njyewe urabona nambabaje byatumye nicuza n'impamvu njyewe na biriya byose nabikoranye nawe njyewe Mike nawe urabizi nanjye natanze ibitambo byinshi kugira ngo nsubirane na Shyaka please don't say that ibitambo nabira n'ibindi bitambo ariko se ibihe bitambo wambonye ndi okay ngambwira ikintu wabonye ndi gukorana nawe kuri wowe ntacyo ariko birahari biragaragara okay nta kintu ntabwo urenze ko ushobora kubuciritse kuri basi mfasha bwanyu I promise kuri nshuro n'ibyangiza basi nta kintu nzongera gusaba nta n'umufasha nzongera kukwaka ndagira rero ngo ubwize ukuri kandi uri umuntu mukuru njyewe watumye nsiba imbere ya Shyaka
umwanya wose nataye njya kumubwira amagambo kuri wowe mubwira uburyo biriya bintu byose ari ukubeshya ibyo abona atari byo bimwumvisha kandi abizi neza ko ari byo nyuma akongera akagufatira muri uriya mwanda kuriya ndi ukubwa nacyo okay basi nguze nuriya musore se akubwira ukuri kose ubu ngubu nta kintu na kimwe nshobora kongera gukora byanarangiye nabivuyemo deja nta kintu na kimwe ngoba na diri yose nayihagaritse uri ko nayihoreza gusa byo okay yamfata ariko se Shyaka yewe icyakoze nta umva yewe n'amahanga Kigali njye ariko ndi kubibona ni ukuri kw'Imana niko ubu se ngaho da ubu se umuntu nakadegira ntabwo umuntu anyerera nta kibazo se bagenda bitemaye twinjire urushyushye atambuka injira mbanze ndebe ma mana nyagasani cyose mwana we ariko se ko ninjiye se ibintu bitinjiye biragenda bite nta kibazo uriya muhungu araza kubyinjiza nta kibazo arabyinjiza karibu mu kayi sinde bari i Burayi se Burayi iga Kigali ni n'amahanga niko ye sinde bari ikigo uri igiti se iyi bayita irido n'ishuka sindibona amashuka muyamanika aya ni amashuka nayo tujye kwicara tujye kugura ego none se mwana we kabakita ka design ko mu nzu gasa neza karibu kahora uza muri Kigali niko ye reka mbanze nirebe Ora ko ari uzo kora ndiba Mashyaka noneho ariko turere yesu umuntu aranisegura ugashyira hano nyuma y'umugongo kugira ngo utavunika ugashize ku mutwe wagira ngo uri mu ndege oya niyi niyo aho ubundi mwana wanjye rwose ubu cyewe inzira twaje rwose naje mba ndeba ariko noneho najya nabona cyakoze ahangaha nibyo wemeye wemeye bya bindi mbora nkubwira yego mba ndi mu kazi mba ndi gukora ibikorwa ntubibona se urantangiye uri mu bikorwa se uri mu bikorwa ki gusa jyewe icyo mvuga ndabifite ahangaha washimye nashimye ariko hari ibyo ntarashimye biki se kandi ntegereje ko hari ikindi wambwira kandi mama wohora ufite ibintu ntegereje ko hari ibindi wambwira ntabwo wishimiye iyi nzu turimo uza amamiliyoni yamuhaye wiki reka nze kugo nkwereke niba ari ikindi yewe hari ikindi ahubwo reka nkwakire wenyine kunze ka kantu ukunda ndakubujije icara aho ngaho kamaze nkwakire mama yego ubwo uratangire kugira ngo uzane noneho rero nyine ndindagire iryanzanye ryampagurukije aho nakarikubwiye birangire ryagiye nahise sinakwakira oya bireke byihorere okay byihorere gusa umva rero umwana wanjye amakuru meza mashya ubu nabonye umuganga nabonye umuganga ubu mfite umuganga turi kumwe muri make warwaye iki se kandi utigeze umbwira ntacyo ndwaye ariko ndarwaje waje iki waje nde ndwaje Shyaka ndwaje Anita Shyaka Anita jewe
wowe mfura yanjye ubona ndi umurwayi wowe mfura yanjye ntega amatwi mwana wanjye kuba ubona nicaye ni nta ubu nakagombye kuba kandi sibwo nabiwa nakagombye kuba hari akaje kakicara hano ninde unyambiriye hano nyinjira hano nesigiye sindi umwana nyinjira ninde unyambiriye hano mu nzu Shyaka hanyuma urwunguko rwa Shyaka rurihe kuko ndashaka urwunguko rutari ibi ngibi urwunguko nshaka si ibi ngibi ahubwo ni gutsindi ikintu twakora kandi gisaba gutekereza cyane reka tubanze twiryamire tuze kubitekereza turyamye nibwo ibintu byose bibuze kugenda neza yego kuza ukora iki ni ikibazo kitumvikana Mike ndakwinginze urabizi ko nshaka gusubirana na Shyaka ariko ibi bintu turimo n'amafuti urabizi neza ikindi kandi ntakubeshye ntabwo niteguye kujya kuryamana nawe ikindi kintu wanyaka cyose niteguye kukiguha ariko ikintu kijyanye no kuryamana nawe ntabwo bishoboka kuko n'ubundi nta kintu naba ndi gukorerega mu gufata ikosa nkarikosoza irindi rero nta kintu naba ndi gukora nta nyungu nta kosa naba ndi gukosora kandi nanjye birambangamira ntakubeshye rero ese wowe wishimira kuryamana n'umuntu udakunda bivuze iki se we nsaba ikindi kintu icyo ari cyo cyose ndakiguha niba ari n'amafaranga umubare wose ushaka ndagira ngo ubwire ikintu kimwe rero amafaranga yongera ngo urabona ko nice imbere ya mashini nanjye ndi gukora amafaranga ndi mu kazi ikintu ushaka ni kimwe ni icyo ngicyo ntabona nyine mba nkeneye nafite icyo ni icyo nshaka urumva na bindi byose kumbwira ngo amafaranga biki ntacyo bivuze imbere yanjye Shyaka ni inshuti yawe kandi urabizi ko Shyaka nawe nkunda please mfasha inshuti yanjye ariko hano ni munsi y'ibisenge by'inzu yanjye ni njyewe nawe Mike njye ntabwo nakujya kuryamana nawe nakubeshye ntabwo byashoboka ibyo bintu nirwa mbisabira n'Imana imbabazi nikosa nakoze ni nose unkomeze ryinjiramo ikosa gusa ndi gukora iki ni ikosa wakoze rimwe yaryicuza yego ubwo numva nta kindi kintu wakora warenza ukira reka nkubwire ikintu kimwe ibi byose nkubwiye amagambo yanjye navuze niba udashaka kubyumva nibyo nagusabye urabifite kandi ntabwo bigugombera kujya kubirangura ku isoko urabyumva niba utabyumva neza ngiye kugenda kandi nzaguteranya kuri Shyaka nizere ko ibyo bintu uri gukina mubwire ibintu byose mubwire ubibwire mubwire n'ibintu byose amakosa yose wakoze n'ibyo bambwiye kugenda kumubwira akose Mike iki kandi mvuga ibintu byumvikana ndetse kuzungukira he wowe nudasubirana nawe nanjye nzaba ndi kunguka uzungukira hehe nutabima urumva we nutabima uzaba uri kungukira hehe please nanjye come on nanjye nyumva dukora ibintu bikwiye sibyo urabizi ko Mike nkunda urabizi ko mukunda please basi korera umugisha no baby stop nyumva sibyo Mike ntabwo byakunda okay basi no it's okay nta mafaranga nabwiye nshaka nabyo byose ngo bidakunda nsohokera mu nzu ugende direct nona uretse kumera gutyo tugiye kuburana okay ikindi kintu cyose no okay get out Mike sinsubiremo cyangwa mvuze induru bazi bana baye hano duturanye n'abantu b'umutekano urasohoka neza wamfashe sohoka basi ubitekerezeho wasohotse nawe bitekerezeho kwanza byo bizaza mama bizaza n'igihe ndacyari mutoya nta kabura imvano rero namenye impamvu yabyo kuko ibyo babakozeho mwana wanjye maze kubibona barabahambiriye sijye kukubeshya barazingazinga bashyira mu umutsina urawuzi umutsina urawuzi hari bene bya byatsi biba ku gasozi bizamuka birebire
bagenda bashyizemo umuntu baragenda noneho nkaho cyakazamutse ngo kizamuke gutya ubwo bakakimanura bakakuzingiramo nticyongere kurenga aho ngaho namwe rero niko babagenjeje barabaroze kudashaka kutabyara kudasesuka gusa ngo ujye wihiri kutya reba muri uru ruzu mwana wumvise kandi rero ntawe uri inshuti uretse se ndajya kubwira ntawe uri inshuti urumva Françoise niko bari baramugize bari barabimugize kuko dore buriya ko yari amaze kuzuza imyaka 40 haburagaho ahari igice cy'umwaka imyaka 40 yuzuza bari baracece bakajya ngo bagiye mu masengesho sinzi ngo baraye mu ntuza barayo bari ngo bagiye guhimbaza ngo ni Yesu ngo bagiye burere ko na Yesu yago ariko mwana uwo muganga nabonye ahamariye kumugerera imbere yamukozeho riraka ubu ngo baronsa aronsa ngo umuntu muganga rero nshaka kubajyana sasa rero mama ibintu byitwa gakondo ntabwo bikozwa jewe ndasenga urumva ndasenga nizera Imana kandi ntabwo ndwaye ndi muzima ntabwo ndwaye ndi muzima ntuzongeye no kuzana ibyo bintu by'abaganga n'ibiki ariko se kubera ko ntarashaka gusa ngo abaganga se bwoko ki nizakuzanye umukazana itozi cyo mwararozwe kare nta kurogwa turi bazima rwose umukazana azaza ariko mu gihe gikwiriye ibyo bintu byo kuroga se wabikuye uwo ngo washaka kurya amafaranga nuko mbwiye none kutarakira nahera hembe vuga mbihakana asina ndakwinginze ngusabye imbabazi pe nyinacyo kintu kinzanye nacyo kintu gitumye ngaruka byihuse ndakwinginze uri yicuro umbwira icyo ushaka cyose umbwira icyo watsaba cyose uyu mwana umuha agahenge umuha amahoro nawe basiyumva aratuje bwari mwari mu muryango twe twarahangayitse umuntu yibaza uko ibintu byifashe none tugize amahirwe araje ni ukuri bwari mwe bazi ugiye impuhwe za kibyeyi ntiwongere kumutoza ntiwongere kumubwira amagambo mabi ntiwongere ndakwinginze tureba ko yanaryama akaruhuka ko yanarya bikagera ku nzoga umwana amahoro umwana agahenge nawe bazi yiyumve ko ari kumwe na mama we yiyumve ko ari mu muryango basabone ko kuri iyi nshuro mweretse n'urukundo asari uvuye nzabona mvuye none se umwana umbwira ni wowe hano waba umwana ese nimugoroba ugenda nsohotse hasi nakubitanye na kobaje ntawe uraha rero iki